bakunzi ba Shanti Promotion ndabasuje cyane nk'ibisanzwe ni manager wa MG5 Group. Tugiye kuganira ku kiganiro cya Shanti TV Promotion. Ndizera ko kabisa ibintu biza kuba ari uburyo. Shanti Promotion ubona iki yaje gusubiza Shanti Promotion yaje gusubiza byinshi cyane izamura impano z'abanyarwanda. Ndizera ko ese uburyo ubona hari icyo izahindura ku buzima, izagihindura kubera ko abantu benshi bayikurikira bizatuma impano zabo zizamuka. Okay, ubonye ko okay, nta kibazo kabisa, nta kibazo. Reka turebe rero abadukurikiye hariya muri comment batubwire uko babyumva, kugira ngo tumenye niba ibyo uvuze hari icyo byakongera kuri kirahari. Reka rero turaza kubona abatsinda kugira ngo badusubiza. Nizera ko ntago watsinda. Sawa rero urakoze cyane. Reka nze turebe uko gahunda yawe zose zimeze.